Ikindi, inka y'umukara. Ese kurota inka y'umukara bishatse kuba byasobanura iki? Reka nabyo tubirebere hamwe. Ibi bivuze ibyago, umwijima cyangwa se amakuba ashobora kuba yegereje. Ikindi kandi kinakomeye cyane, kurota inka y'umweru ariko ikugirira nabi. Ibi bishobora gusobanura ko hari umugisha wari witeze ariko ushobora kuba wahinduka ikibazo kubera kutitwararika cyangwa se kutitwara neza mu bintu byawe. Ni nko kuba ufite umutwaro ukomeye mu buzima, nko mu kazi, mu mibanire cyangwa se no mu muryango. Aho hose cyangwa se ibyo byose bigenda bikubaho, ni ibintu bishobora kuba byatuma ugenda urota inzozi nk'izi ngizi. Reka turebere hamwe igisobanuro cya kabiri kuri izi nzozi nanone. Kubura umutekano mu buzima bwawe. Hari igihe uba uhangayikishijwe n'ubuzima bwawe bwite cyangwa se ubuzima bwawe bwa buri munsi, nk'ibibazo by'amafaranga, kutagira uwo wiringira. Nongeye kubahereza ikaze bakunzi ba Dream Zone TV show, nizera ko mumeze neza aho mugiye muherereye hose. Nk'uko mubizi cyangwa se uko mumaze kuba mwagenda mubimenyera cyane, njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Njye rero ndumva meze neza kabisa, meze fresh, nizera ko namwe ariko mumeze. Kandi wowe utameze neza muri kano kanya, wihangane kubera ko ubwo wasanga ari byo wabanje, muri make wabanje kuba wamera nabi, ariko gahunda ari kuba wamera neza cyane, kandi byose ni Nyagasani ugenda ubipanga. Ubwo rero nje muri ya gahunda yacu maze kuba twagenda tumenya cyane cyangwa se tumenyera iyo kugenda dusobanura inzozi zigiye zitandukanye nk'uko mugenda muzirota. Ubwo rero uyu munsi nabwo ntagonza kuba natinda cyane, tugiye kuba twarebera hamwe inzozi abantu batari bake bakunda kurota ariko bakabura igisobanuro cyangwa se bakabura icyo bishatse kuba byasobanura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Izo nzozi nta zindi, ni ukurota inka ishaka kuba yakwica. Kurota inka ishaka kukwica, ese bishatse kuba byavuga iki? Ese izo nzozi ziba zigamije iki cyangwa se ziza kubera iki? None se izi nzozi ni mbi cyangwa ni nziza? Wowe wifuje kuba wamenya icyihishe inyuma y'izi nzozi, ndetse nawe wabashije kuba wazirota ukabura icyo bishatse kuba byavuga, ndagusaba kuba waguma hano ukareba ino video guhera itangiye kugeza irangiye kugira ngo uze kuba wasobanukirwa neza cyane. Ariko ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kuba wakora mbere ya byose, banza ukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi uko dukize ikiganiro ujye ukibona mu wa mbere. Ukande subscribe, ukore like, wibuke no gukomentinga, nyine uje muri komenti wandike nawe inzozi warose tubashe kuba twagusobanurira. Ikindi kinakomeye cyane nabwo ubashe kuba wasangiza cyangwa se washaringa ino video igere ku bandi bantu bagiye batandukanye. Imana ibahe umugisha, kandi umuntu wese ugiye kubikora nuko Imana imureba icyoroshye. Reka turebere hamwe ibisobanuro byimbitse kuri izi nzozi zo kurota inka ishaka kukwica. None se izi nzozi warazirose cyangwa izo nshuti yawe byabayeho? Ni ukuvuga ngo izi nzozi zikomeje kugenda zibabaza abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse abandi bakagenda bazirota inshuro nyinshi cyane. Uyu munsi rero tugiye kuba twarebera hamwe icyo bivuze mu buryo bwimbitse, haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umuco, ndetse no mu buryo bwo mu buzima busanzwe cyangwa se ubuzima bwacu bwa buri munsi. Turebe icyo izi nzozi ziba zishatse kuba zasobanura. Noneho reka turebere hamwe icyo inka ishatse kuba yavuga mu nzozi, cyangwa se icyo isobanura mu buryo bw'umuco ndetse no mu buryo bwa rusange. Ubusanzwe inka ni ikimenyetso gikomeye cyane mu muco wacu nk'Abanyarwanda. Inka zifite agaciro gakomeye cyane nk'ikimenyetso cy'umugisha, ubutunzi, amahoro ndetse n'imibereho myiza. Ubwo rero iyo uramutse uyirose cyane cyane iri mu bwitonzi cyangwa se ikureba ituje, bishobora gusobanura imigisha iri hafi kuba yakugeraho. Ariko nanone iyo urose inka itari y'amahoro, byo bishatse kuba byavuga iki? Muri make ukarota inka ubona ikwirukankaho, ubona ishaka kuba yakugirira nabi cyangwa se ubona ikureba nabi, byo bishatse kuba byasobanura iki? Mu mahanga kugira ngo ubashe kuba wamenya kino gisobanuro, ariko icyo nakubwira mbere yuko mbivuga, banza urebe ko wakanze subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana neza cyane. Ni ukuvuga ngo iyo urose inka ishaka kuba yakugirira nabi cyangwa se ubona itakwifuriza ibyiza,
iyi nzozi cyangwa se izi nzozi zihita zihindura isura ako kanya. Muri make uko twatangiye tuzivuga ahangaha bihita bihinduka. Inka y'amahoro ikaba imbarutso y'ibibazo koko. Ni ukuvuga ngo ibisobanuye ko hari ikintu gikomeye mu buzima bwawe kiri kuguhungabanya. Nk'ikintu wari wizeye nk'umutekano ariko kikaba kigiye kuba cyagenda gihinduka ikibazo gikomeye. Muri make bikaba bisaba kuba ugomba kwitonda igihe warose inka ubona ishaka kuba yakugirira nabi. Bisaba ko ugomba kwitekerezaho ukareba ese mu buzima bwawe ubayeho ute, kubera ko haba hari nk'ikintu wiringiye ariko bikarangira kigiye kuba cyahindura isura kikaza mu bundi buryo butari bwiza cyane. Nizere ko muri kugenda mubyumva. Noneho reka turebere hamwe igisobanuro cyo kurota inka ikwirukaho. Ni ukuvuga ngo rero mu buryo bwimbitse, iyo inka ikwirukankaho mu nzozi ifite ibisobanuro bigera kuri bitatu tugiye kuba twarebera hamwe muri kano kanya. Icya mbere, ubwoba bwo guhangana n'ibikomeye. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite ikibazo cyangwa se hashobora kuba hari nk'ikibazo cyangwa se inshingano wumva zidashoboka, ziguhiga ariko ntubashe kuba wazihunga. Ni nko kuba ufite umutwaro ukomeye mu buzima, nko mu kazi, mu mibanire cyangwa se no mu muryango. Aho hose cyangwa se ibyo byose bigenda bikubaho, ni ibintu bishobora kuba byatuma ugenda urota inzozi nk'izi ngizi. Reka turebere hamwe igisobanuro cya kabiri kuri izi nzozi nanone. Ubura umutekano mu buzima bwawe. Hari igihe uba uhangayikishijwe n'ubuzima bwawe bwite cyangwa se ubuzima bwawe bwa buri munsi, nk'ibibazo by'amafaranga, kutagira uwo wiringira, cyangwa se gutinya ko ibyagufashaga bikugiraho ingaruka mbi. Mu yandi magambo, bikugiraho ingaruka zitari nziza. Kuri gatatu ho haravuga ngo ibigeragezo cyangwa se ingorane zikomeye. Ni ukuvuga ngo iyo inka igufashe cyangwa se ikakwica, bishobora kuba byasobanura ko hari ibibazo cyangwa se ikibazo gikomeye cyane gishobora kuba cyakugiraho ingaruka mbi. Hari n'igihe bishushanya ibigeragezo bikomeye cyane biri imbere yawe cyangwa se biri hafi yawe. Nizere ko muri kugenda mubyumva neza cyane. Gusa tukiri aha ngaha nongere nibutse abakunzi bacu cyangwa se abantu bose badukurikiye, nyamuneka genzura ko wakanze subscribe nusanga utarayikanda uyikande kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane. Ubwo aha ngaha rero tugiye ku gice cya gatatu kugira ngo dukomeze kugenda dusobanukirwa neza izi nzozi zo kurota inka ikwiruka ishaka kuba yakwica. Ibihe byihariye by'inzozi n'icyo bisobanura. Inka iriho amaraso. Ibi bishobora gusobanura intambara yo mu mwuka cyangwa se igitero gikomeye. Ni inzozi zisaba gusenga no kwiyiriza ubusa. Ikindi, inka y'umukara. Ese kurota inka y'umukara bishatse kuba byasobanura iki? Reka nabyo tubirebere hamwe. Ibi bivuze ibyago, umwijima cyangwa se amakuba ashobora kuba yegereje. Uko wabyitwaramo ni uko wahindura uburyo ubayeho ugashaka amahoro ndetse no gukemura ibitagenda neza mu buzima bwawe. Ikindi kandi kinakomeye cyane, kurota inka y'umweru ariko ikugirira nabi. Ibi bishobora gusobanura ko hari umugisha wari witeze ariko ushobora kuba wahinduka ikibazo ukubera kutitwararika cyangwa se kutitwara neza mu bintu byawe. Aha nawe nizere ko muhumvise neza cyane. Kihuse nabwo reka tugende ku gice cya kane kugira ngo tumenye byinshi bigiye bitandukanye kuri izi nzozi. Uko uba ugomba kwitwara nyuma yo kurota inzozi nk'izi ngizi. Ntutinye cyane. Inzozi ziba ari ubutumwa. Akenshi inzozi ziza kukwereka ibyo ugomba kuba wahindura cyangwa se ugomba kuba wakwitaho. Ikindi kandi, senga usaba Imana kurindwa. Niba wumva ari nk'igitutu cy'umwuka, saba Imana ikurinde ibigeragezo ndetse no kwibasirwa n'umwanzi. Ibyo bizagenda bigufasha cyane. Reba neza ibyo urimo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ushobora kuba ufite abantu bakugambanira cyangwa se ibintu urimo bikurushya. Ibi byose bishobora kuba ari iby'inzozi ziba zagendeyeho zikwereka cyangwa se ari byo bituma urota inzozi nk'izi ngizi. Ubwo rero ndimo ndagenda ngana ku musozo nshimira buri wese tuba twagiye tubana. Ndabashimiye cyane. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubahereza umugisha, by'umwihariko umuntu wese uri gukanda subscribe ni ukuri Imana imuhereza umugisha, kandi umuntu wese uri gusharinga Imana ikomeze kugenda yuzuza cyangwa se ikomeze kugenda imuhereza
byinshi agenda yisaba. Rero iyi ngiyi ni Dream Zone TV show, nanjye ndi Aizo nk'ibisanzwe. Nimba nawe harimo inzozi ujya urota cyangwa se izo nzozi nawe uraziroseho, jya muri komenti unyandikire umbwire ngo narabirose kuko byagenze uku n'uku. Ikindi nimba ufite izindi wifuza kuba wasobanuza, nawe jya muri komenti unyandikire mbashe kuba nagenda ngusobanurira neza cyane, cyangwa se wifuza kunyandikira kuri WhatsApp yanjye ni 0784477541. Iyo ni nimero y'akazi. Wifuza kudufasha cyangwa se kudutera inkunga ndetse no kutwandikira bisanzwe, aho ngaho niho wagenda utwandikira tukagusubiza. Rero reka duhure utaha, ndabakunda cyane kandi ndabaza ku mutima. Mukomeze mukande subscribe hano kuri Dream Zone TV show. Imana ibarinde mwese.